ndashaka imituku nakatiye inshuti zose z'ubufu past tense yanjye nari ndi mu gicuku ubu ni time yanjye ngomba koremo isuku sinabura isi ngo mbure n'ijuru they wanna follow me kandi bakoresha juju but I was born to win imana niyo nkuru life ni bitch kandi moranye ijya hejuru Trizi kagira inkuru ibyisi bitumuka nk'umukungugu naretse kushiyangiza umunyururu injustice bafite izateza imvururu je nta genge ngira nta genge usigaye uri nyamwigenda hora jewe ndi umwe bro jewe ndi umwe sure bro ndi umwe nta genge ngira nta nshuti za nyazo ngira ni ukuvuga ngo inshuti ya nyayo nayo ngira nayo ndabona nta muntu kabisa wapi bro n'abantu nyine indyarya cyakoze mfite inshuti nyinshi z'indyarya Betray yashatse umugore murabizi ko afite umugore kubera inshingano nyinshi ntabwo tubonana cyane ariko nanone nta nubwo tugendana nta nubwo rwose navuga ngo ni inshuti yanjye n'umuniga uri aho ngaho nyine washatse w'umuhanzi nyine nawe uri aho muzi nk'umuhanzi uri aho ngaho nta kintu mpfana nawe si inshuti yanjye twahujwe n'umuziki imiziki yo turayikora ni imiziki nyine navuga ko ari inshuti yabaye inshuti yanjye mu muziki ariko mu buzima busanzwe ntabwo ari inshuti yanjye Max Visual abajama nyine twakoranye bigeraho nabo ubwabo ntabwo baratandukana hazamo ibintu by'ibibazo byabo ku giti cyabo ntabwo tukiri kumwe ntabwo dukorana ntabwo ari genge zanjye nta nubwo rwose navuga okay nta bajama nyine twahura tugasangira tugacilinga ariko nta n'umwe witaye ku wundi rwose Yeah, what's poppin' Kigali, what's poppin' Rwanda, what's poppin' Africa. It is your boy Nasty. Nanone ni kuri Nasty TV. Nkubwira ngo ni vibe after vibe, ni show after show, ni flakes after flakes. Man, I think it's gonna be popping. My nigga, what's good? Everything nice. It's your boy Trizi 96. Yeah. I'm happy to be here. Yeah. I'm happy to be in front of this camera. Yeah. I'm happy to say whatever I want. Yeah. So it's my time to introduce myself. Tubikore ni neza murabizi buri gihe ni vibe ingoma nziza good music only yeah that's what's up. Yes, nongeye kuguha ikaze ukurikiye Nasty TV. Nanone nkubwira ngo nk'uko uri kubibona ntago twinjiye nk'abongereza cyane cyangwa abantu bavuga icyongereza cyinshi cyane. Ndi kumwe n'umuhungu w'abanyarwanda w'isi muri rusange, music machine, a trapper. Yes, sir. The best trapper in the world. Yes sir. The Trizi 96. Man, ndagira ngo utangire abo bantu baraburi bibutse who is Trizi. ubu hagezweho ibihenze kwifunga cyangwa kirenze cash ni nyinshi tugende izo ndego zizane ducembe trap dukore duhembe ubu hagezweho ibihenze kwifunga cyangwa kirenze na cash ni nyinshi tugende izo ndego zizane ducembe trap dukore duhembe dushima imana dusenge abana bitonda bambenge kuko mora muri hase erde party nyinshi muri weekend numina shonze batwike mbasigira mu masomo mwige ifaranga nkomeze mige nuzuzi kofi maze byimbe uramenye nuzapinge uyu ni Trizina. Let's go. Yeah. Uyu ni Trizina. Yeah, Maniga. Kutangiranye ubugome man. Yeah. Indirimbo utangiye kugera haboro ukayikata man. What's Ni going ibintu byo gukata. Ni kata. Kata. Harimo kata. Maniga, I'm so happy kongera kukubona man after long time. Yes sir. Ewana warukumbuye n'abanyarwanda bya hatari. Ngende kuvuga mbavugira warukumbuye mu ruhando Trizi 96 waburiye he? Hari ukuntu umuntu nyine bagenda nyine akora ibintu mu buzima habamo ups and downs. Rero hari igihe ubuzima buba bwiza bukarengera nanone bukazana ibyago kandi nyiri ibyago imbwa ziramwonera. Hari ibintu umuntu agenda acamo byinshi, hari ibyiza hari ibibi byose. Rero ari byiza n'ibibi byose turabyakira mu buzima. Rero hari igihe ubura kubera impamvu z'ibibi, hari n'igihe ubura kubera impamvu z'ibyiza, ariko Imana ibidufitiye byinshi tubikiye mu buzima bwacu. Nyeka yuko
buri gihe iyo umuntu agifite umwuka agihumeka nkeka yuko Imana imuteganyiriza ibyiza, kuko no mu Bibiliya haranditse ngo Imana ntabwo itwifuriza ibibi ahubwo itwifuriza ibyiza. Rero imbere ni heza, uko byagenda kose wabura bingana iki, wagira ibyago bingana iki, buri gihe imbere aba ari heza. Rero nizera ko imbere yacu ha buri muntu wese imbere aba ari heza iyo ugiye ukora cyane ukereka abantu ibyo ushoboye, ndetse nawe ubwawe ukiyitaho, ukagira ibyo bimwe wirinda, ukagira bimwe ukurikiza neza mu buzima bwawe, ubuzima bugeraho bukamera neza cyane rwose. Cyane rwose. 2006 uragira uti hari igihe umuntu abura kubera ibyiza cyangwa ibibi. Wabuze mu bibi? Nabuze mu byago. Wabuze mu byago. Trizi, urabizi izina ryawe, ntabwo uri umuntu usanzwe turi kuganira hano. Ngewe mpagarariye abafana bawe ku isi yose muri rusange. Ndabizi ko nyuma y'igihe kirekire utagaragara n'ijye ugira ubuntu bwo kukugira uyu munsi wa none. Trizi, niba atari ibanga, ngewe nk'ijwi ry'abafana bawe cyangwa ry'abakunzi bawe, wari uri hehe? Ibyo bibi ni ibihe mwana wa mama? Ndakuvuga ngo so ni so. Hari indirimbo twigeze kuririmba kera ngewe n'umusani witwa ngo Betray, yitwa Nizaso. So icyo kibazo umbajije ndagisubiza mu ijambo rimwe ati Nizaso. Nizaso. Ubwo bizarabizi Nizaso. Ariko uyu munsi so zararangiye. So zararangiye, ubu ni 1. N'icyaziteraga cyararangiye. Neza cyane, ubu ngubu ni 1. Ni 1. Yeah man, biragaragara ko uko byagenda kose 2006 ni 2006. Swag ni swag, vibe ni vibe. Man, sample them again. Nyumvira mama, nyumvira data, nyumvira injyana. Ituma njyaha nshira n'inyota nkabyina gutya. Kata muzika kata. Fata uyu muzigo fata. Umwana ufunze uteye nk'icyaha afate shot cyangwa itata. It's your boy Trizi N96. Yeah man. Man. Icyo nsyo hari abantu bishimye, hari umuntu ugiye kubona iyi boro ahita avuga ati mana yanjye. Wana Nest TV kabisa ni boro yazigiye kugira ngo igigera ku mihanda. Man, na introduction yangoye cyane kubera ibyishimo. Nta bintu byinshi byo kuvuga bihari. Trizi N96, uyu munsi ijambo rimwe ku bafana bawe bagukumbuye, banze basuhuze kwanza. Afana banjye bankumbuye, ndabakunda cyane aho bari hose ku isi yose. Ngiye kureba kuri Spotify. Kuri Spotify numva n'abantu bagera ni ibihugu bigera muri 83. No kuvuga ngo abantu bose n'abantu nyine bagiye banyumva, bakama amahirwe yo kunyumva, bakagenda bamwe na bamwe bakagenda bamfasha, bamwe bagakunda vibe zanjye. Of course nyine ntago wakundwa na bose kuko nta muntu ukundwa na bose, ariko abankunze bose ndabashimiye, abankunda bose ndabashimiye, ndabakunda nanjye. Imana igiye ikomeza ibongerera ubuzima, ibaha imigisha myinshi, kuko baca umugani mu Cyongereza ngo nothing lasts forever. Nubona nabuzeho gatoya cyangwa amaruka ujya kubona ukabona amaze amezi 3, 5, 6 utari kumbona ntari gudrapinga, nukajye wibaza cyane ibintu byinshi. Nuko nyine hari igihe kigera nyine umuntu akabari circumstances cyangwa akabari ibintu barimo kugenda acamo bigiye bitandukanye, ama obstacles mu buzima nagabura, ibibazo bari byinshi. Murabizi tuba twikoreye umuryango ku rutugu, tuba dufite ibintu byinshi byo kwitaho ariko imizigo ni myinshi. Ikintu nababwira abafana banjye, mfite EP yanjye yitwa Nkubone, ikaba iriho indirimbo 7. Akaba ari indirimbo yitwa Nkubone, hari indirimbo yitwa Nkurabure, hari indirimbo yitwa Ikwacha, hari indirimbo yitwa Kare cyane, hari indirimbo yitwa Icyana, hakaba hariho n'indi ndirimbo yitwa Nanubu. Sasa rero iyo ngiyo niyo ngiye gusohora, ndumva ari byo ngiye gusohora. Hanyuma iyo EP nisohoka ntago bizarenza muri uko kwa gatanu itarasohoka. Ndumva nicyo nabatangariza abafana banjye, ndabakunda cyane, nisohoka bazagerageza bayumve. Yego urakoze cyane, unyaruka cyane ewana kuri swag nyinshi ibintu binyarutsa. Nibyo umuntu atiri wabaza ugahita ubyirukankana cyane. No kuvuga ngo abafana bari bakeneye kwanzira ijambo ry'ihumure mbere yuko hagira ikindi kintu kivuga. Abafana ba 2096 ahise ababwira ikintu abazaniye. Iyo si ruswa utangiye kubaha ngo batakura agahinda bagize barakubuza. Agahinda se agahinda ntago bagize agahinda, ahubwo
Okay. Okay. Eh, Abafana ukuntu ingenzi abafana banjye by'umwihariko my day ones fans yeah. ni abantu bankunda by'indani. Ntago gushobora kumbura bashobora yego kumbura bikabababaza, Yeah. ariko kubabara no kugira agahinda ni ibintu bibiri bitandukanye. Yeah. So nkeka ko wenda bababaye ariko ntago bagize agahinda, kuko agahinda umuntu akagira yagize izindi mpamvu wenda zo gupfusha. Hari igihe ushobora kubura umuntu ugapfusha. Ariko nyine abafana banjye ni ba bantu batajya bava ku izima, ni ba bantu bahora bategereje ko byanga byakunda Trizi ntabwo ajya batenguha. Trizi 96 ni ukuvuga ngo abafana bawe bamaze iminsi batakubona, mu ijambo rimwe urasubije ngo ni za so, ariko bategereze kuri EP hariho indirimbo wenda ubabwira so muri rusange aho wari uri n'iki amatsiko azashira, so bazazumva mu buryo burambuye. So ni ukuvuga ngo kuri EP yanjye, iyo EP nayikoze izo so ntarahura na so. Ni ukuvuga ngo iyo EP nshaka ko isohoka, ni ukuvuga ngo nyuma y'iyo EP nibwo wenda nshobora kuzavuga mu zindi ndirimbo wenda nagiye nandika bitewe na hard times n'ukuzimu wenda umuntu aba agenda ahura nako, umuntu aba arimo. Rero ndibwira yuko ubu ngubu nyuma y'ukuzimu ubu ngubu nageze mu ijuru, nta kibazo mfite. Wenda nimara gusohora iyo EP, izo ndirimbo zindi wenda z'agahinda cyangwa z'umubabaro nazo zishobora kuzaza, ariko ntago nziteganya vuba. Ntabwo ziteganya vuba, nta ziri kuri EP ariko zirahari zanditse. Zirahari zanditse ariko nta nubwo ndajya kuzikora muri studio. Kuzikora muri studio masegonda 30 waturirimbe akantu kamwe kuri imwe muri zo. Okay, imwe muri zo. Ndashaka imituku nakatiye inshuti zose z'ubufu, past tense yanjye nari ndi mu gicuku, ubu ni time yanjye ngomba kora imisuku, sinabura isi ngo mbure n'ijuru. They wanna follow me kandi bakoresha juju, but I was born to win, imana niyo nkuru. Life ni bitch kandi moranye jya hejuru, Trizi kagira inkuru, ibyisi bitumuka nk'umukungugu, naretse kushiyangiza umunyururu, injustice bafite izateza imvururu. My brother. Amen. Ko murasi kiganiro twatangiye ari vibe biri burangire turize ba. Ntabwo twarira kuko ibi byiza ni byinshi biri imbere. EP yanjye nayo EP yanjye nayo iriho indirimbo ziri zifite vibes za danger. So everything is nice. Ariko hope ko nizere ko icyaba cyose nta cyatuma Trizi 96 atagumya kuguma ari Trizi 96. Na kimwe ku isi. Ntacyo. Trizi muri iki gihe kingana n'amezi 8 nta kintu droppinga cyangwa 9, niki hano hanze ushobora kuvuga uti ibi bintu nari ndi mu nzu gato yansotse nsanga byaransize, yaba movement nta kintu umva ukuntu biba bimeze. Nta kintu ngiye nibwira ko cyansize. Isi ni yansize. Igihe gishobora kugusiga ariko wakigaruza, ushobora kwihutisha aho wakererewe. Nta kintu cyansize. Okay, no muri ibyo bihe hari indirimbo marangiye nkorana n'abasani, hari indirimbo yitwa Darling nakoranye na Kenny Keshat na Maestro Boomen. Indirimbo Keshat yarayisohoye, ni ukuvuga ngo ibaragiye coveringa. Indirimbo nayo nakoranye na Logan Joe nayo yitwa Umutuzo, ndi kumwe n'undi witwa Derek wa MG. Umutuzo nayo yarakavarinze mu gihe ntari mari. N'indi ndirimbo nakoze yitwa Vayo hano ndi kumwe na Diesel Last, nayo yarakavarinze mu gihe ntari mari, kumva ko ari ama featuring menshi. Hari indi ndirimbo yitwa nkaba OG ni ya Sinindi Stizo, nayo nkeka ko yakavarinze. Hari indirimbo nayo narakoranye na Racine nawe yari yayidropinze yitwa Turi Maso. Izo ni indirimbo zagiye zisohoka mu gihe ntari mari, ahubwo ngiye nkeka ko wenda mu gihe ntari mari wenda bashobora kuba barabuze single zanjye, ariko ama featurings yo yararimo arasohoka mba naragiye nkora atandukanye. Rero ubu ngubu hagezweho time yanjye kugira ngo nkore noneho ibintu byanjye noneho ku murongo, ama singles, ama EPs, ama new videos.
nkeneye support yanyu muri rusange. Yes. Yes sir. Akeneye support yacu yanjye yawe ni Trizy 96 my brother. Rero urabizi ko njyewe ndakwemera n'abantu badukurikiye barabizi, uzi Trizy nyine aramuzi, noneho aka kanya utazi Trizy 96. Trizy 96 ni umuhanzi uteganya kuguma mu njyana abantu bazi nka drill cyangwa trap cyangwa rap cyangwa hip hop muri rusange gusa, kuko urahogoza impamvu mubajije iki kibazo. Uririmba neza, hari abantu bakunda melody zawe. Ese Trizy uteganya kuguma muri iyi njyana gusa cyangwa ushobora kuzabaho gushifting? Okay, ngewe kuntu nkora ntabwo nkora injyana imwe. Ngewe kuko ndi I'm a singing rapper, ngewe ndi umuraperi uririmba. So ngewe nshobora gukora afrobeat, nshobora gukora hip hop, nshobora gukora amapiano, nshobora gukora injyana zose. Ngewe ntabwo ndi limited tu, ntabwo ndi limited. Kuki uyu munsi uri deep cyane muri drill? Nuko arizo abafana bakunze? Ntabwo ndi deep cyane muri drill. Ntabwo ndi deep cyane muri drill. Ahubwo ndi gukora nyine injyana zitandukanye, mfite n'izindi ndirimbo nyinshi zitari drill. Yes sir. Yeah, uyu munsi ni iki wabwira abantu kuri EP yawe witonze ukababwira uti iyi EP? Yes, Trizy 96 ni iki wabwira abantu kuri EP yawe igiye gusohoka nubwo wabivuzeho, bayitegeho iki? EP yanjye iriho indirimbo nziza cyane, hari indirimbo yitwa Nkubone. Nkubone ni indirimbo nayitiriye EP. Yego, n'indi yitwa Nkurabure. Akaba ari indirimbo, hakaba hariho n'indi. Izo ndirimbo zose ziriho ni ukuvuga ngo 5 nizo zanjye njyenyine, izindi 2 ni featuring. Izo featuring hari indirimbo yitwa Icyana ndi kumwe n'umuji witwa Mestro Boomen. Iyindi ndirimbo ikaba yitwa Kwacha, nkaba ndi kumwe n'umukobwa witwa Angel Mutoni. Yeah. Trizy 96, kubura kwawe muri iki gihe cyose cyari gishize ubona ari ikihe cyuho byateje muri society cyane cyane ku bakunzi b'umuziki? Yeah, habuze muri industry, habuzemo sound yanjye, harimo icyuho, harimo gap. Ntago abantu barabizi ko ndi trend setter. Rero nyine habuzemo sound yanjye, kandi sound yanjye bikenewe cyane. Umunsi wa none nawe wabihamya yuko uramutse ubuze nta muntu wakugira mu mwanya rwose ntawo baho? Ntawo baho no ku isi yose ahubwo, kuko buri wese ari unique. Wowe ubwawe uko Imana yakuremye, ukuntu wavutse, ukuntu umeze, n'ukuntu uteye, impano yawe n'ijwi ryawe, ibyo waba ukora byose, ibyo ari byo byose, uri unique, urihariye. Nta muntu n'umwe wakora nkawe, nta muntu n'umwe wakora nk'ibyawe. Wowe nyine ni wowe. Niyo mpamvu rero buri muntu wese aba ari original ku giti cyiwe, aba ari different kabisa. Niyo mpamvu rero kubura kwanjye, nabura mari nakora iki, mani ni njyewe nyine. Ntago sound yanjye ntiwagerera nyine, ni sound yanjye nayita incomparable. Incomparable kabisa, ntago nyine wayicomparinga tu. Yeah. Uyu munsi wa none mu gihe umaze wenda utari kugaragara, warabyumvaga ndabizi cyangwa waranabirebaga, usanze hanze hari ikintu bita beef cyangwa diss hagati y'abagabo babiri, Zo Trap na Ice Kevin cyangwa na Genge ya Ice. Bamwe ngo ni Kavuzi Nyamijyosiri, kana uri ijwi rya Nyamirambo niko mbyumva. Uhagaze kuri izi mpande zombi ya beef uri kuyibona gute right now? Ya beef sinzi uburyo yatangiye, sinzi ibyo bapfuye, sinzi ibyabo. Njyewe ntabwo nabijyamo, ndeba ibyanjye tu. Icyo navuga. Rese mu ndirimbo zawe we ntabwo uteganya kugira umuntu usubiza wavuze nawe umwe muri bagenzi bawe, kuko nawe umwe muri aho ngaho Nyamirambo cyangwa wapi bashake bazicene. Sibwara ko arakahema. Ni ibyabo mani, izo ni gahunda zabo, njye ntabwo biba bindeba bro. Nibashake bazawutorane bakuranamo ingoto, bamwe baburisha abandi bicane, ntabwo biba bindeba ibyo. Konse ko bose ari inshizi zawe si cyangwa ubuze uruhande uhagararaho? Aho ngabo rwose njye ntabwo nakubeshya mani. Nta bantu njye twaburiye muri game duzwa n'umuziki.
ntago ngewe rwose kuba wenda nzi imiziki yabo wenda nkaba nanayikunda cyangwa nkaba nanayumva nkumva rwose ni abaji barishona bose nkumva imirongo kabisa barakubita ni fresh sana, ariko nimba ari bifu n'ibi bifu byabo nyine bagiranye ntago ngewe nagira uruhare ngo uyu ahangaha ntago nge naba mbaye nyamugiye iyo bijya, ntago rero nzi iyo byavuye, sinzi iyo bijya, sinzi aho bava, uteze kubiparticipamo sinzi iyo bava, ntago ngewe mbi participamo se gute man, ngewe nashidutse nyine ari ibyo ngibyo barimo, ibyo bapfa simbizi, urumva nabijyamo ne. ukuvuga we nta ndirimbo ivuga umuntu cyangwa idisinga umuntu uteze kuzasohora muri life yawe? nzayisohora nibiba ngombwa. Ninde uzadisinga? Okay, nzadisinga umuntu uzanzanira ubugoryi, umuntu w'ubufu uzazana ubufu muri game cyangwa kumvuga nabi cyangwa akamentioninga wenda izina Trizy mu ndirimbo ye yamvuga fo, mu gihe utaravuga izina Trizy mu ndirimbo yawe kumva, cyangwa ngugenda undirimbe numve ko ari ngiye wavuze, nta kintu twaba dupfa. Ariko se uragiye uramvuze ukoze ibiki bitewe, ariko nanone ngiye nanagusubiza bitewe n'urwego uriho. Hari urwego, hari igihe waba uri umwana cyane kuri ngiye ku buryo ngiye rwose ntasangira inyanya n'inyoni mpita nkuharira ukigendera ukivugisha, wakumva urushyi ukarekera ukagenda. Uyu munsi kuba muri kuri Rev imwe navuga cyangwa kuri genge yawe, ni ihe nama wagira umuntu uri guteganya kudisinga Trizy? Ngiye nta genge ngira. Trizy uraho se nta genge ugira? Ngiye nta genge ngira, nta genge. Usigaye uri nyamwigenda hora? Ngewe ndi ubumwe bro, Sure bro. ndi ubumwe, nta genge ngira, nta nshuti za nyazo ngira, ni ukuvuga ngo inshuti ya nyayo nayo ngira, nayo ndabona. Nta muntu kabisa wapi bro, nta abantu nyine indyarya, cyakoze mfite inshuti nyinshi z'indyarya niko navuga, ariko nta wenda n'unkunda kanabinyereka kubera isi mbi turimo, ntago mbibona. Trizy 96 uvuze gutya abantu bashobora guhita bagira ubwoba bakikanga cyane kuko bakuzi uri muri genge ya Climax Vision. Climax Vision uyu munsi ntago ikiri crib ya Climax Vision ntago ikiri genge ya Climax Vision. Abajama nyine twakoranye bigeraho nabo ubwabo baratandukana, hazamo ibintu by'ibibazo byabo ku giti cyabo, ntago tukiri kumwe, ntago dukorana, ntago ari genge zanjye, nta nubwo rwose navuga okay nta bajama nyine twahura tugasangira tugacilinga, ariko nta numwe witaye ku wundi rwose. Bose baratatanye, ubona Betray ntago mu gihuza kwa kundi tuzi Trizy Betray. Uyu munsi ni Trizy ukwe, Betray ukwe, ndavuga mu by'umuziki ntago mvuga mu buzima busanzwe. Betray twakoranye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo bya Danger, harimo nihe, harimo twagikoranye indirimbo nyinshi za nizaso zose, twakoranye indirimbo nyinshi, twagiye dukora ibintu byinshi, twagiye tubana. Ariko kuri aka kanya Betray yashatse umugore, murabizi ko afite umugore, kubera inshingano nyinshi ntabwo tubonana cyane, ariko nanone nta nubwo tugendana, nta nubwo rwose navuga ngo ni inshuti yanjye. N'umuniga uri aho ngaho nyine washatse w'umuhanzi nyine, nawe uri aho muzi nk'umuhanzi uri aho ngaho, nta kintu mpfana nawe, si inshuti yanjye. Twahujwe n'umuziki, imiziki yo turayikora, ni imiziki nyine, navuga ko ari inshuti, yabaye inshuti yanjye mu muziki, ariko mu buzima busanzwe ntabwo ari inshuti yanjye. Ntabwo ari inshuti yawe. Trizy ibintu biteye ubwoba, ndabona bizakenera umwanya munini, wenda tuzongera tuganire nk'uko tugize amahirwe tukaganira. Uyu munsi wa none ndagira ngo twihuse cyane kuko nta mwanya ufite, ni ihe nama wagira umujene uyu munsi uri kuza muri iyi music nyarwanda ariko yinjirira muri izi njyana mukora? Namugira inama yo kwandika ibintu byiza bifasha abanyarwanda, agatekereza neza, agashyiramo ubuhanga, akagerageza noneho no kugira wenda inama, agira imihanda, abaniga imihanda,
nanone nkamugira inama yo kureba ibintu bye cyane, ntiyite ku bintu by'abandi, ntiyite wenda kwigana abandi ibyo bakora cyangwa ngo kurebera abandi ngo bansize, ngo uyu nguyu ngo arandusha, ngo yarandusha. Ntiyigereranye, we akora ibintu bye bwite, abyiruka inyuma, abiharanire, azabigeraho kandi asenga Imana, ibintu ibyiza biri imbere. Yego, uyu munsi Trizi ni umuntu ubanye gute n'abafana be mu buryo bwa chatting cyangwa ku Nta mufana wanjye n'umwe ntajya nsubiza yanyandikiye. Yego. Nawe abafana banjye turaganira, turavugana za Instagram, za hehe. Abafana banjye ndabakunda, nicyo kintu nababwira. Abantu bakunze umuziki wanjye ntacyo nabagereranya nabo ku isi, n'ab'agaciro cyane. Imana ijye ibampera umugisha cyane. Yego Trizi, urakoze cyane, nagushimira. Tugiye kujya mu bihe by'amatora dusoza, ni ibya nyuma. Ni iki uteganya muri biriya bihe? Uzatanga musanzu ki nk'umujene mu gihugu cyawe? Ni ukuvuga ngo mfite indirimbo yitwa Paul Kagame, ni indirimbo y'amatora, ni indirimbo nakoreye FPR, RPF, ni indirimbo nakoreye inkotanyi zose muri rusange, ni indirimbo nakoreye igihugu cyacu, ni indirimbo y'icyifuzo cy'uko Perezida Kagame yakomeza kutuyobora. Urakoze cyane. Abantu bategerezanye amatsiko, sinavuga ngo uyiririmbe bahita bayiba, ariko ni indirimbo abantu bayitegeye iki? Ni indirimbo nziza cyane ya drill, ifitemo melody ndetse iririmbitse mu buryo bwiza, ifite ubutumwa, ifite ibikorwa remezo byiza, ndetse n'iterambere Perezida wacu Kagame yagiye atugezaho. Ni uwuhe producer uri kwikoraho? Producer Kina Beat. Jambo rimwe kuri producer Kina Beat duhita dusoza, kuko niwe producer wawe muri iyi minsi, bisa nkaho muri gukorana cyane. Ndamwemera cyane, Imana imuhe umugisha mwinshi. Thank you so much Trizi 96, turagushimiye ko waje kuri Nest TV, n'ubutaha kandi twizeye ko nitugutumira uzagaruka. Murakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Bless up my G. Let's go.